Hello guys, once again iyi ni Shyazoo Trading. Uyu munsi reka turebe gold analysis nk'uko musanzwe mubizi. Dukora iki? Dukora strategy yacu kuri gold and tugakora support na resistance. So uyu munsi tugiye kugeza gufata setup yacu vuba turebe ko ibintu bimeze. Nk'uko mubizi twatangiye icyumweru gishyashya. Icyumweru cyabanje weekly high yabaye swept. Isoko riracyageza kugira iki gusa nk'irimanukaho gake. So tugiye kugeza turebe ati umuntu agiye gufata trade yayifatira hehe. Ubwo nibyo tugiye kugerageza gukacinga. Umuntu agiye gufata trade yayifatira hehe. So last analysis natanze naho kwa gatanu zahise zikunda gusa zagerageje kuza ejo nijoro isoko riri gufunguka byagerageje guprinting out body candle close ya closinze igaruka gukora iki retest yazamutseho gake ama pips angahe nyuma gukora retest yazamutse ama pips 150 ubundi bibona kugira iki gufailing iyi setup kubera iki hano hejuru hari sell zone ikomeye cyane ahubwo turibaza ubwanjye iyi structure iri clear kari bearish yego long term mu munsi cyane ikiri bullish ariko for now right now mu masaha wenda ugiye munuza muri ugiye nko munuza nko mwisaha wenda tugiye nko mwisaha structure hari n'iki ni bearish structure no mu masaha ugiye no mu masaha abiri turi bearish structure. So turi kwibaza rero umuntu agiye kuramuka afata trade byagenda gute ujye gufata trade ubundi washakira iyi setup nyine nzima ku buryo nyine wakacinga trade imeze neza. So natinze sasa rero katwihute cyane zone zacu twe twaciye n'ubundi yakoze muri second buy zone nkuko nabibabwiye. Iyi second buy zone urabona ko ya holdings ina pushing iki haya during the coming of London session. So London session nubwo yajemo urabona ko iki nuza iyi candlestick yasanga candlestick ya saa 4 ikugeza guprinting out ariko nureba neza muntu uzi candlestick yamanje ya saa 3 urabona ko yakoze na change of character y'iminota ingahe 5. Wabonye ko yakoze na change of character. Iyi change of character iri strong. Kubwanjye nago kubwanjye iyi nuza kubwanjye iyi London session yes nta muntu ahita ubiconfirming iki ariko iyi London session amahirwe menshi iraza kubuying ahubwo tukibaza iraza kubuying kugeza he. Hano hejuru hari zone iri strong ya sell nkuko mubirebye igishushanyo cyo kiri down trend n'ubundi ku batari bahari atanya mbabwira ko munuza urebye munuza mwisaha ni down trend kamanutse nk'ukuraho ibintu bimwe kugira ngo tubibone neza tubibone neza igishushanyo cyacu kimeze gute kuko nureba neza igishushanyo kiri down trend nyine isoko riri ku movinga down kubera iki ikintu cyanyine kibitwemeza ko riri ku movinga down ariko muri short term kuko muri long term yo turabizi iri bullish nureba neza kugenda ikora manuza ahangaha hejuru yayo ikora high low iraza naho ikora high low izikora high low ariyo mpamvu twavuze ko ari iki bearish trend yatangiye kujya muri bearish trend. Nureba neza ukuntu ibintu bimeze bihagaze uraza kubireba neza yuko ahangaha muntu usa nitujya muri 1 hour time frame yaraje ikora high sitinze ahangaha ikora high low irazera consolidatinga irongera ikora iki low kubera ko yananiwe kubreakinga ya high yabanje irangije iraza ikora high isitinze he ku 4200 ari naho yaswipingi iki nuza last week high ya sweepinze nusa abantu bari bahaseringiye ubu stop loss irabusweepinga nyine taking out then ihita dumpinga creating iki new lower low
indicating ko iki structure yacu yagiye muri bearish mu gihe gitoya. So ahubwo tukibaza ni izihe point of interest aho dushobora kubayinga cyangwa se tugaseringira. Umuntu aramutse agiye kubayinga cyangwa se agaseringa, ikintu cya mbere ugomba kumenya, turaza tumanze turebe ni iyihe mpamvu isoko riri gupushinga low. Currently ni ukubera iki isoko riri gupushinga low. Turajya mu minota 30 turebe ukuntu isoko rya printing out. Nyuma yuko printing out rigaswipinga abantu rikabakuramo, bagize iki? Baserinze last week kuwa gatanu last week kuwa kane no kuwa gatanu ikaba sweepinga hose rikabakuramo kuko hano hari ama liquidity asitinze ahangaha ku bihumbi 4,196, riraza rirasweepinga rigera ku bihumbi 4,203. Ariko nureba neza ahantu riri ni muri sell zone nkuko twabivuze last week. Navuze ko ahantu ari muri sell zone kubera iki? Iyo ugiye mu munsi ukareba aya magambo nakazajya ba confusing kuko ni strategy turi gutestinga, ntabwo wahita utsiba aya magambo yose. Nujya mu munsi ukareba isoko ahantu riri ni muri zone isoko ryagize iki? Hajya harimo utubos twatumye habaho iyi sell move. Iyi sell uri kubona iyi sell yabaye kugeza ku bihumbi bingahe? 3,940 yatewe n'aka kanuza n'aka kazone. Rero aka kazone kari strong, niyo mpamvu isoko rigomba kumanza rikaseringira. Ahubwo tukibaza riraseringa kugeza ryari? Ese nihe handi twafatira trade yacu? Nkuko mubizi, nyuma yuko isoko rikoze change of character rigaruka gukora retest, aho isoko ryaraje ripushinga high rirangije rikora iki? Change of character. Change of character ryayikoreye hehe? Change of character yo mu minota 30 yo mu minota 30 ryayikoreye hano. Kubera iki? Ryapushinze high ikora higher low, ikora higher high, riraza ri breaking iki? Ya higher low isitinze ku bihumbi 4,139. Ikintu cya mbere kiba gihari iyo isoko ryakoze change of character like this, riba rigomba kuza rigatesting iki? Ahantu ryakoreye change of character, cyangwa se rigakora deep retest muri point of interest. Ahantu h'ingenzi point of interest iherereye he sasa? Ari nayo ingenzi tugomba kwibanda. Point of interest ikintu nabishatse kuvuga no kuvuga ngo nimba isoko kugira ngo rifate move ya buy cyangwa ya sell, riba rigomba gupushinga high cyangwa se low, rikaza kugira iki? Rikaza kugera ha hantu hasitinze ama orders menshi ku buryo riraza rikayakoregitinga boom rigahita ripushinga high cyangwa se low. Ikintu cya mbere ugomba kureba fair value gap na order block. Nibyo bintu manza kureba, fair value gap na order block. Fair value gap sitinze anga dore hano isoko rishobora kuza rigakora rikabona gupushinga iki? Gupushinga lower. Isoko rishobora kuza rigakora muri fair value gap iyo munuza yo mu minota 30 isitinze kuri 4,178. Ahantu hari icyitonderwa kabisa. Cyangwa se rigakomeza rikaza muri order block isitinze kuri kangahe? Hafi yaho n'ubundi 4,180 gutya na 85. Izi zose ni iki? Izi zose ni sell zone. Sell zone. Ariko sell zone ikomeye ni ingi yo hejuru cyane. Sell zone. Izi zose ni sell zone. Nkuko n'abahaye buy zone na sell zone of course. Sell zone. Sell zone. Imwe ni fair value gap, indi ni order block. Sell zone. Of course ni isoko rigiye kugarukamo muri kwibona ko riri kugerageza gupushinga high. Iyi ni sell zone nayo. Sell zone. Nkuko mubibona ni ingi ni iki? Ni sell zone. Iyi entry tukaba tuyitsibyeho gake. Mwayibonye? Adusiganira izi sell zone zacu. Niho hana amaso yacu tugiye kuyashyira. Niba isoko ko rishaka gukomeza rikadampinga, rishaka gukomeza rikamanuka, rikakomeza muri bearish trend, rigomba kuza rikaza muri izi sell zone rigakoregitinga some orders
rigafulfilinga cyangwa se rikuzuza amanuza amaseri limit, amaseri orders abantu baba bashyizemo b'abasellers benshi cyane biteguye kuhaseringira ku ma order block n'amafair value gabo, rikabona kugira iki kudampinga, ahubwo rikamanuka kugeza hehe. Ikintu cya mbere ahantu rigomba kugeza ni kunuza nizi nuza iyi row yo kuwa gatanu rigomba kumanza rikatacinga. Row yo kuwa gatanu isintinze ku 4120 niyo rigomba kumanza rikaza rikagera aha ngaha iyi zone 4120 niyo rigomba kumanza rikagera. Sawa kabisa. Kandi ikintu turi kubona cyonyine nuko iyi London session iraza kubayinga. Izi sell zone amahirwe menshi ziraza gukora nuza London session iri kuvamo cyangwa se New York session gutyo. Ni izi zone turaseringiramo. Umuntu ushaka gufata buy nayo yayifata, ariko nyine akamakinga ashobora ari kumenya ibyo isoko riri kugira iki, riri guplaying out. Kuko isoko rishobora kugaruka, byo biba bigishoboka. Ubwanjye kugira ngo umuntu afate buy aramanza ategereza candlestick y'iminota y'amasaha imanze irangire. Candlestick y'amasaha nirangira nibwo umuntu yamenya nimba arabayinga cyangwa selling, kuko isoko rishobora no kwikomeza rikadampinga ridakoze muri izi zone. Ariko amahirwe menshi bitewe n'igihe nirwa mbona izi candlestick zi playing out, amahirwe menshi nuko riraza kugaruka aha ngaha muri izi sell zone. Igaruka muri izi sell zone, umuntu ashaka gutegereza change of character, boom, agahita agira iki, agahita seringa. Nkuko mubizi ngiye aba ari day kangahe, turi muri day ni gold analysis, turi kuri day 21, gold analysis, day 21 gold analysis. None ahangaha ubwo umuntu agomba kumanza kana ahangaha nayo imbere kuri iki, kuri smart money. So kadire tujya rero kuri support and resistance ya strategy yacu, kuko ahangaha ni smart money nari imbere, kuko nabibonye nari nzangenda mbereka amakanu gake kubera ko zira strategy yacu dukoresha hari igihe nka gucya uba wiringiye support and resistance ugasanga isoko bitewe n'ukuntu ifite volatility nini cyane biri kugusiga. Rero na ka support n'akanuza ka smart money concept karagufasha cyane. So katurere sasa ukuntu bigiye kugenda nidukoresha ya strategy yacu, ikintu cyonyine turaza tukitaho nabwiye kari nuzo izi sell zone nago izi buy zone nazaki kamanze nzitsibe kugira ngo tujye kuri strategy yacu. Kugira ngo tujye kuri strategy yacu turamana dutsibe izi buy zone na sell zone. Strategy yacu of course nago hano hejuru ndagerayo n'ubundi turafata ibiri current kuri ya strategy yacu. Ndore nazitsibye izi buy zone zose kuri ya strategy yacu. Muri kubona ko ndi muri time frame y'minota 30, urayibona currently am in 30 minute time frame. Ndaza ngiye marking iki nuza week za candlestick. Week ni iki nutunuza utu candlestick nimba yifunze kanifungura, iyo ikoze rejection isiga ka week like this. Rero ngiye nizo marking, ndaza mite marking iki, marking a week zo mu minota ingahe sorry, zo muri 30 time frame, 30 minute time frame. Ndaza ngiye nzi marking like this, nzenye marking ingi support nyigira icyatsi, noneho nanuza ni resistance nkayigira iki, nkayigira umutuku. Resistance nge nyigira umutuku, ubwo ndahita nzamite yiteramo agashaburi umutuku. Iyi ni support yacu, iyi ni resistance yacu. So igikurikiraho sasa rero ahangaha mwibuke turi muri iki, turi muri London session. Igikurikiraho mwibuke ko ahangaha hasitinze Asian row
niramuka ibaye respected ntigaruke gutapingwa, of course turakomeza targeting iki muri izi sell zone zo muri smart money navuze ariko twebwe ikintu tuba turitaho nuko tureba nimba body candle close y'iminota 30 candlestick, umubiri wa candlestick w'iminota 30 wa breakinze iyi resistance yacu cyangwa se naki resistance yacu cyangwa iyi support yacu. Yes, nuyi breaking with body candle close hejuru yawo dutegereza iki retest. After retest bishatse gukonfaminga yuko now we can do what we can enter, twakwinjira muri iki muri trade yacu. So niyo mpamvu rero aha ngaha kugira ngo tuze gufata trade yacu sell cyangwa buy nuko aha ngaha tugomba kuba twagize iki, tugomba kuba twagize breakinze iki, breakinze iyi zone tuyi breakinga, wowe hitamo stop loss ukavuga ati wenda na amapips 120 cyangwa se 150 cyangwa 200 bitewe nuko trade zawe. Niha breakinga with body candle close turatargeting iki ya row. Urumva entry yabiri nko ku 4144 kuri sell anga mu gihe byaba sell entry 4144 no twashyira iki entry yacu aha ngaha tipi kajya kuri 421 421. Umva byanga byakunda barimo wenda nka pips zigera muri zingahe tipi abarimo nka pips zigera nko muri zingahe gutyo. Stop loss 455 cyangwa se